tugiye gusesengura tumenye ngo ese APR FC mu gice cya mbere yari yazize iki, ese mu gice cya kabiri nyuma yuko Darkonovic akoze impinduka ese azamufashije iki, ese niye mpamvu zirampinduka zari zikenewe, ese mu gice cya mbere APR FC niyo iki yari yabuze mu kibuga hagati, ndetse turebe ngo ese muri attaque cyangwa se midfield kabisa muri batatu b'imbere ari wa wing back kabisa, ese byari byagenze bite kugira ngo APR FC ngira ngo nimba mwayibonye neza APR FC yagerageje gukora amakota attaque ariko ntago yabaga secure cyangwa se successful kabisa, ubone ko ari amakota attaque ateje ubwoba. Tugikora hamwe ese APR FC nibiki byayifashije nyuma ko ikoze impinduka, turebe hamwe dusengo tuvuge tuti ahangaha uyu yarakenewe, ariko umufana APR FC ndagusabye subscribe kandaho ubundi tukomeze tugenda neza. APR FC nubwo itari gutsinda byinshi ariko amanota yose ni amanota aba yiyongera ku yandi. Ntekereza ko igize gutya ikaba ifashe polisi ikaba yayitsinda byaba ari ibintu byiza cyane, ajya kuri derby ifite icyo bita mentalite cyangwa se mentale ku rwego hejuru. Mbere na mbere APR FC hari ikintu yari yabuze mu gice cya mbere cyangwa se igihe tugiye kuba turebaho. APR FC mbere na mbere yari yashizemo abakaseri babiri barimo Tadeo Ruhanga ndetse na Fraud One, imbere ye hari Nibizira Ramazani yarafite recommendation cyangwa se uko Darkonovic yari yamubwiye akina no gukina ajya imbere mu gihe APR FC ifashe umupira akaba yaba umupaseri wo mu mande cyangwa se agashira imipira kuba wing. Ibyo ngibyo ntago byaje gukunda kuko Ramazani ntago yarameze neza ku 10, ntago iri joro ryari ryiza byatumaga kudakina neza, ndetse bituma n'abawinga badakina kuko ntago yapasingaga neza, amapass transversal ntago yari secure bisabonaga ko bitameze neza. APR FC ari yazize mu gice cya mbere nicyo tugiye kuba dusengura. Mbere na mbere abakaseri babiri already ubwo ugiye gushira leader offensive cyangwa se leader inyuma y'aba defense kugira ngo hatagira equipe yiba yakwinjira muri defense yawe. Ubwo Ramanza yari yamanje gushira leader y'abakaseri babiri, nimba mbyuka neza niyo mpamvu Tadeo yagiye akora amakosa imbere ya box, ariko ibyo ntacyo bitwaye kuko Darkonovic yari yashyize amakaseri babiri, ibyo bigabanya imbaraga mu kwataka. Ariko ikindi kintu ugomba kumenya nuko abakaseri babiri yo nka ASK yari mu gihe bagiri kwataka, abawinga barimo Muzungu ndetse na Gilbert baba bagomba kugaruka abari hamwe. Noneho APR FC yarekipira umupira, wenda Tadeo arekipira umupira, wenda ushize ku mande wenda kwa niyo mugabo Claude, mu gihe APR FC yagakoze counter attack yihuse. Abawinga bari bagarutse mu kibuga hagati wenda ku murongo w'abanyamikiko babiri, ubwo mu gihe bagakwiye gukora counter attack ntago bita bikunda kuko abakinnyi ASK bari bahita biregurupa bagahita basubira mu myanya yabo. Ibyo nayo yamubwira ngo mu gihe ikipe igiye gukora counter attack haba hagomba kubona ka espace nini, cyangwa mu gihe equipe yatse umupira cyangwa se irikipiye igomba kubona espace cyangwa se igatanga amapass transversal cyangwa se imipira miremire, mu gihe abawinga baringaniye cyangwa se bari baringaniye byibuze umuwinga umwe akaba yararinganiye n'umudefense n'abadefenseri bakaba batanga cyangwa se ubundi buryo bushoboka nuko mu gihe umwe mu barekiperateri afashe umupira, umwe mu bawinga bagomba kwiruka akaba yajya muri pass vide kabisa akampasa umupira muremure. Ariko ntago byakundaga kuko APR FC yabaga ifite Fraud One ndetse n'umusore bita Nibizira Ramazani babaga baje kudefanda, bigatuma Darkonovic za remplacement yakoze ikintu zafashije uriya musore ruboneka ikintu yazanye muri mediane nicyo bita kuba pose cyangwa se gutembereza umupira abatuje. Ruboneka yazanye stability hagati mu gihugu, ubona ko hajemo ikintu cya
stability baramanza barakontininga bamanza kwanimaje y'umukino baramanza baramenyerana ruboneka ugira pese yo rwego hejuru ushaka kwiruka ibirometero byinshi mu kibuga icyo kintu yakizanye mu kibuga nyine akiruka ibirometero byinshi adversaire nyine bisaba kugenda abakinnyi bamwe na bamwe bava mu myanya yabo bakaba APR FC kabona espace